tumanyusenge iyerere mazusenge imana ahantu hatuje. Nimuhumure bana b'Imana, ngaya amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwa mbere w'icyumweru cya 18 tariki 3 Kanama 2020. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 28 murongo wa 1 kugeza ku 17. Sedekiya umwami wa Yuda amaze kwima, ubwo hari mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 4, umuhanuzi Hananiya mwene Azuru ukomoka i Gibeoni abwira mu ngoro y'Uhoraho mu maso y'abahereza bitambo na rubanda bose ati: Uhoraho mugaba w'ingabo, Imana y'Isiraheli avuze atya: nciye uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Nihashira imyaka 2 uko bukeye nzajya ngarura aha hantu ibikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Nebukadinezari umwami wa Babiloni yahakuye akabijyana i Babiloni. Kandi nzagarura aha hantu Yekoniya mwene Yoyakimu umwami wa Yuda hamwe n'abantu ba Yuda bose bajyanywe ibinyago i Babiloni, kuko nyine nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Uwo n'Uhoraho bivuze. Umuhanuzi Yeremiya asubiriza umuhanuzi Hananiya imbere y'abahereza bitambo n'imbaga yose yari ihagaze mu ngoro y'Uhoraho amubwira ati: Amen. Uhoraho nabigenza atyo. Narangiza amagambo hanuye, maze agarura ahantu ibikoresho by'ingoro biri Babiloni n'abantu bose bajyanywe bunyago. Nyamara ariko tega amatwi iri jambo ngiye kukubwira wowe n'umuryango wose. Kuva kera na kare abahanuzi batubanjirije nge nawe bahanuriye ibihugu byinshi n'ingoma zikomeye, bakamenyesha intambara, amakuba n'ibyorezo. Ariko niba umuhanuzi mu guhanura kwe amenyesha amahoro, azemerwa ko yoherejwe n'Uhoraho koko igihe ibyo yavuze bizagaragara. Nuko umuhanuzi Hananiya afata za ngeri z'ibiti zari ziri ku ijosi rya Yeremiya arazivuna, maze avugira imbere ya rubanda rwose ati: nzaca uburetwa bwa Nebukadinezari umwami wa Babiloni nkabuvana ku ijosi ry'amahanga yose. Nuko Yeremiya aragenda. Umuhanuzi Hananiya amaze kuvuna bya biti byari ku ijosi rya Yeremiya, Uhoraho abwira Yeremiya ati: genda ubwire Hananiya uti Uhoraho avuze atya: ingeri z'ibiti wazivunnye, none zisimbuza z'icyuma. Koko rero Uhoraho mugaba w'ingabo, Imana y'Isiraheli avuze atya: ingoyi y'icyuma niyo nzabohesha amahanga yose, kugira ngo agaragarire Nebukadinezari umwami w'i Babiloni. Azamukorera, ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba ndazimweguriye. Umuhanuzi Yeremiya niko kubwira Hananiya ati: Hananiya, tega amatwi. Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe utuma umuryango wiringira ibinyoma. Niyo mpamvu Uhoraho avuze atya: ngiye kuguca ku isi, uyu mwaka uzapfa, kuko watoje imbaga kugomera Uhoraho. Nuko umuhanuzi Hananiya apfa mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Mana yanjye unyigisha ugushaka kwawe. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 22 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu amaze kugaburira imbaga mu butayu, ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine. Naho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba kuko umuyaga wabaturukaga imbere. Nuko bujya gucya, aza basanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja, bakuka umutima bati nibaringa. Bashya ubwoba, niko kuvuza induru. Ako kanya Yesu arababwira ati: nimuhumure nijye, mwigira ubwoba. Petero niko kumusubiza ati: Nyagasani, niba ari wowe, tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Yesu ati: ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yesu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba, atangira kurohama. Nuko atera hejuru ati: Nyagasani, nkiza. Ako kanya Yesu arambura ukuboko, aramusingira ati: wamwemera gato we, niki cyatumye ushidikanya? Nuko ageze mu bwato umuyaga urahosha. Abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati: koko uri umwana w'Imana. Bamaze kwambuka bagera mu karere ka Genezareti. Abantu baho babimenye bakwiza inkuru muri ako karere kose. Niko kumuzanira abarwayi babo bose. Baramwinginga ngo bareke bakore ku nshunda z'igishura cye gusa, nuko abazikozeho bose bagakira. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, aya masomo Imana yaduteguriye turazirikana ku ngingo igira iti: ugushaka kw'Imana gukorwe. Ese mu byo ntekereza, mu byo mvuga, mu byo nkora habamo gushaka kw'Imana cyangwa n'ukwanjye? Mu isomo rya mbere harimo ingero ebyiri, ikinyoma n'ukuri bihanganye, aho umuhanuzi w'ibinyoma Hananiya aza aryoshya imbaga, abasezeranya ibihe by'amahoro no kubohoka ku ngoyi z'uburetwa.
urumva ko abayisiraheli batomboye, umuntu bashimashima ngo bagiye kuruhuka no kwigenga. Ubwo Ananiya atera umuryango w'Imana kwigumura, kwirara, kwituramira. Nyamara uku kwigenga kw'abayisiraheli Imana yose ko ibibona, kuko baracyabushywe n'icyaha, baracyanangiye imitima yabo, banze kwisubiraho ngo bakore ugushaka kw'Imana. Noneho rero umuhanuzi w'ukuri watumwe n'Imana Yeremiya we aracyaha icyaha, agacyaha amakosa y'umuryango w'Imana, akawuburira agira ngo bisubireho Imana ibakize. Agahishura ububeshyi bwa Ananiya ati, Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe utuma uyu muryango wiringira ibinyoma. Niyo mpamvu Uhoraho avuze ati, ngiye kuguca ku isi, uyu mwaka uzapfa kuko watoje imbaga kugomera Uhoraho. Bavandimwe, ngiye imigirire y'umubeshyi, umunyakinyoma. Ngiye iki kinyoma gitsindwa, ngaba abantu baheza Imana mu migambi yabo, bagakora ibyo bashatse, nyamara ntibiramba, ntibigera ku musozo. Natwe bavandimwe, dusabe nk'uwo muririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati, Mana yanjye unyigisha ugushaka kwawe, bityo tumenye ko ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi amaherezo ukuri kuzatsinda. Mu ivanjiri y'uyu munsi tugiye kurebamo ingero ebyiri zirimo ugushaka kw'Imana n'izindi ebyiri zitarimo ugushaka kw'Imana. Ugushaka kw'Imana, Yezu yiherera wenyine akajya gusenga. Yezu amaze gukora igitangaza cyo kugaburira imbaga, abanza kwiheza akaganira na se kugira ngo akomeze akore ugushaka kwa se, amwumvira. Bitwibutse ko ntawemerewe kwiyitirira ibyiza yagezeho, ni Imana iba yabishatse. Tugomba rero kujya twibuka tukiheza, tugasenga, tukereka Imana ibyo twagezeho, ibyo yadushoboje. Urundi rugero rwiza ni Petero usaba kwigana Yezu nyuma y'uko Yezu aje abasanga agendera ku mazi, bakagira ubwoba bakagira ngo nibaringa, ariko yabahumuriza ati, nimuhumure ni njye, mwigire ubwoba. Nuko Petero nawe ati, Nyagasani niba ari wowe, tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Nguko kurekera Nyagasani umwanya w'ibanze mu buzima bwacu, akaba ari udutegeka, akaba ari utugenera. Ugushaka kw'Imana naho ugushaka kw'abantu twabyumvise. Yezu amaze gutubura imigati, amaze kugaburira imbaga, barahaga baranasigaza. Kubera iki gikorwa, iyi mbaga yumvise Yezu yakomeza kugumana nabo, akajya baha buri munsi iyo migati. Bashatse kumwimika ngo ababere umwami. Ngiye ya nyota y'ubutegetsi bw'isi, gushaka kujyana Yezu aho ushaka, kumugira icyo ushaka ku nyungu zawe, kumukoresha nk'aho ari umugaragu wawe. Ikimenyetso cyo gushaka kw'isi nicyo bita mu Gifaransa materialisme, gukunda no guharanira ibintu, ubukungu bw'isi, ubutegetsi, amahoro y'isi, ndetse ukigarurira abandi ukabakandamiza, ukabayogoza, ukabica, ngo ukunde ugere kuri ibyo bintu. Uko ni ugushaka kwa muntu. Ikindi kimenyetso cyo gushaka kwa muntu ni uko Petero asabye Yezu nawe kugendera ku mazi. Bavuga ko Petero impamvu yagize ubwoba bikamunanira akarohama, ni uko yatangiye kugenda aho guhanga Yezu amaso ngo akomeze amurebe amukurikize, ahubwo yakomeje yireba ubwe, akareba ku birenge bye. Ni nk'aba bandi bakora neza ariko bakagenda basuhuza abantu bati, mwambonye ko ndi kugira neza, muze mumfate amafoto, ndi gusenga, ndi gusiba, ndi gufasha abantu. Imbuga zose ukazuzuza amafoto yawe ngo uri gukora neza. Petero nawe yihugiyeho, ntiyarangamira Yezu uko bikwiye, birangira atabishoboye arohamye, kuko atakoze ugushaka kwa Yezu. Abantu akenshi turireba, tukareba ibidufitiye inyungu, tukabeshya, kwireba narcissisme, tugakurura twishyira. Ibyo byose dukora gutyo Imana ntidushima kuko ari ibinyoma. Hari ijambo ryitwa demagogie rikunzwe gukoresha ku bantu bafite inyota y'ubutegetsi bw'isi, bashobora gusezeranya abandi ko ku ngoma yabo ihene zizabyara intama, ko ntawe uzongera gukena, kurwara, yewe ngo nta n'uzongera gupfa, ko ntawe uzongera gusonza. Akaba mugabo hirya kure muri Afurika wasabye abaturage bari bafite icyaka kirenze igikenewe, nuko arababwira ati, mwemeye mukantora nkabayobora, ningera ku butegetsi nzakora amatiyo ava ku ruganda rw'inzoga ngo niburarirwa ajya ashyika mu nda ya buri wese. Byumvikane bavandimwe, ikigare ntabwo gishyiramo ubwenge bwinshi. Baramutoye kuko wumvaga agiye kuzakemura ikibazo cy'ibanze bari bafite cy'inyota. Babyeyi, gushaka kw'Imana kurihe muri iyi miyoboro? Hari ubwo twihugiraho tugashaka kwiyorohereza, tukibera, koroshya ubuzima, tugashaka kwishyira heza, tukumvira amajwi y'abaturyarya, tugakora ugushaka kwabo, tukarindagira. Iki gishuko cy'abayisiraheli cyo kwemera umuhanuzi Ananiya w'ibinyoma twakigeranya n'undi muntu waza yivugisha muri iyi minsi ngo agiye guha abaturage bose umuti n'urukingo bya coronavirusi. Yego nyine abantu dushaka ibyihuse bidukiza bya hano ku isi, ariko ibidukingurira ijuru tukabizitira. Uwo muntu waza gutyo yayobokwa kandi byaba. Ese ikibazo kuri corona ni umuti n'urukingo byabuze? None se uwakoze corona ntazakomeza kuyikora n'ubundi? Yamvuga igira iti, aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Ese iyo miti n'inkingo za corona harimo gushaka kw'Imana? Nyamara icyo Imana yashima muri byose ni uko ufite ubugome wese yabureka.
ushaka koreka imbaga akabireka, ushaka kwikururira gukirira ku bandi akabireka, ushaka kwirukana abandi kuri iyi si abica akabireka. Nuko rero tugatunganira Imana, tukumvira Imana, tugakora icyo itubwirije, atari byo twebwe tuyitegetse. Kumvira Imana, ako kantu Yezu aragakunda. Muri filozofiya hari icyo bita substance y'ikintu. Icyangombwa ni ikigize cyangwa igituma icyo kintu kibaho. Ariko noneho hari akandi kantu kaba imbere ya substance cyitwa quintessence, wakwita mu Kinyarwanda intimatima. Mu buzima bwa roho twakwita isengesho substance, naho quintessence intimatima yaryo ikaba ugushaka kw'Imana. Ni koko bavandimwe, umukristo ntiyabaho neza adasenga, ndetse n'isengesho ntiryaba rishyitse mu gihe ridafite iyo ntimatima, ugushaka kw'Imana. Ako kantu Yezu aragakunda. Mu masengesho yacu burya abamo iyo formule, iyo nteruro yo gushaka kw'Imana. Muri Dawe uri mu ijuru, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. N'andi masengesho aho tugera tuti, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, icyo Imana ishatse aba ari cyo gikorwa. Nuko rero mu Kristo, igihe cyose uteruye isengesho, ntukibagirwemo ugushaka kw'Imana byibuze ku musozo. Mu buzima bwose ntukibagirwemo substance, isengesho. Ntukibagirwe quintessence intimatima y'isengesho, ariyo ugushaka kw'Imana. Nyagasani ubukene buraturembeje, inzara igiye gutwica, nkeneye ko hazampa umufasha ukwiye. Yezu dukeneye ko hazaduha akana mu rugo rwacu. Yezu nkize ubu burwayi. Yezu urugendo ngiye gukora ruzaba urw'amahoro. Yezu uzampe kweza imyaka myinshi, uzampa akazi n'ibindi. Ariko ntibe uko nshaka, kuko ngenda umuntu w'umunyantege nke, ahubwo bibe uko ubishaka. Ugushaka kwawe gukorwe Mana. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. kw'Imana itaba mu rusaku.